Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alayhi wa sallam. Imana ishimwe, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iri ni isomo ryacu rya fiqhi, icyicaro cya gatatu ndetse impera y'umwinjiro cyangwa se nihayatu al-muqaddima. Muri iri somo rero ry'uyu munsi ku bushobozi bw'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, turakomeza tureba uburyo abamenyi bagiye batandukana mu gufata ibyemezo ndetse no gusesengura amagambo y'Imana ndetse n'amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tugira duti iyi mvugo ikwira ku ndimi z'abantu bagira bati abashehe baraducanga cyangwa se abashehe bavuga bigisha ibintu bitandukanye. Iyi mvugo tuyikosore n'imvugo yerekana yuko nivo yacu mu bumenyi ari iri hasi cyane, ahubwo twagombye kuyikosora tuyisimbuza imvugo igira iti ikhtalafa shuyukh, abamenyi cyangwa se abashehe ntago bavuze rumwe ku kibazo runaka, kubera yuko iyo mvugo niyo dusanga mu bitabo byinshi cyane bya fiqhi kuva ku basangirangendo kugeza amagingo yangaya. Usanga ibibazo bya fiqhi abamenyi baragiye babivugaho mu buryo butandukanye. Iyi mvugo rero ku ndimi zacu igaruka igira iti ikhtalafa al-ulama, abamenyi bagiye batandukana. Iyo urebye ni mu bibazo bya fiqhi 80% by'ibibazo bya fiqhi cyangwa se by'amategeko areba by'ibyemezo by'abamenyi mu mategeko agenga ubuzima bwacu bwa buri munsi, 80% bw'ibyo byose usanga nyine ikhtalafa al-ulama, abamenyi baragiye batandukana. Niyo mpamvu rero tuvuga duti ikhtalafa shuyukh, iyo mvugo ni iboneye. Abamenyi cyangwa se abashehe ntago babivugaho rumwe kurusha yindi ivuga ati abashehe baraducanga. Naam, iyo urebye rero ibibazo nanone bya fiqhi byagiye bisimburanwa mu njyabihe, ni ukuvuga ngo hari ikibazo cyazaga abamenyi mu kinyejana barimo cyangwa se mu gihe barimo bagafata icyemezo, ariko uburyo isi yigira imbere abamenyi ugasanga nyine wenda barafashe icyemezo gifite ikosa, nyuma yaho abaje nyuma yaho bakafata ikindi cyemezo. Urugero twatanga ni nk'ikibazo cy'itabi, isigara. Benshi mu bamenyi mu bihugu by'Abarabu, igihe icyo kibazo isigara yahageraga cyangwa se itabi ryahageraga mu myaka y'ubukoroni, bafashe icyemezo ravuga bati ntago tuzi ibikubiye cyangwa se ibigize itabi, niyo mpamvu tuvuga duti ni mubah, itabi ntacyo ritwaye. Uko rero isi yagendaga itera imbere mu myaka ya 50, nibwo Organisation Mondiale ya Santé, ni ukuvuga ngo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ryasanze mu tabi harimo ibyica ubuzima. Nibwo rero bwatangazaga yuko harimo ibyica ubuzima. Abamenyi ba mbere rero ba kabiri bafata icyemezo mu bitabo bya fiqhi bavuga bati itabi harimo ibyangije ubuzima byinshi, kubw'ibyo rero ni makuru, ni kibi, ni kibi, ariko ntago bari batuye bavuga ko riziririjwe. Mu mwaka rero wa 70, mu myaka ya 70 nibwo abamenyi ku isi yose ari abayisilamu n'abatari abayisilamu babonye ko isigara yangiza cyane ikanica n'abantu benshi cyane kurusha yewe n'inzoga n'ibindi biyobyabwenge bindi, kubera yuko abarinywa ni benshi cyane kurusha abanywa ibiyobyabwenge bindi, kandi ibiyobyabwenge bindi babinywa bihishe cyane, naho isigara rero ryarogeye mu ngo no mu mihanda. Iryo rero sigara rikica abantu benshi cyane, niyo mpamvu bavuze bati rero isigara rigomba kubuzwa no kwimirizwa inyuma. Niyo mpamvu rero abamenyi b'abayisilamu bahise bafata icyemezo bavuga bati isigara rirabujijwe, ni haram. Niyo mpamvu nta n'umumenyi kuri iyi si ushobora kwihandagaza avuga yuko rero ngo isigara ngo wenda ari ikintu kibi ariko kitari haram. Niyo mpamvu rero umuntu najya gusoma mu bitabo rero azasanga mu bitabo bya mbere, umushehe ashobora gusoma mu bitabo bya mbere akavuga ati abamenyi ntago babivuzeho rumwe. Bamwe bavuze yuko rivuzijwe, abandi bavuga yuko ari ikintu kibi, abandi bavuga yuko ryemejwe. Ubwo ngiye numva navuga ati icyemezo cy'uko ryemejwe. Ni ukuvuga ngo rero uwo mumenyi yaba akoze ikosa, urumva. Niyo mpamvu rero tuvuga duti twagombye kumwereka wenda ibindi bitabo byaje nyuma byasohotse byerekana ko isigara koko ryaciwe akato, ndetse berekana yuko isigara ribujijwe. Iki nanone nk'urugero natanga, uburyo wenda n'abantu ahantu baba bari basobanukirwa ibintu kubyumva kurushwa abandi. Imana Nyagasani itubwiriza kubyara abana benshi, kureka imbyaro mbega zigakomeza. Ni n'umwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikaza ivuga yuko abagore bagombye kubyara, ikishimira ko abagore bagombye kubyara. Iyo mvugo iza wenda usanga nk'Abarabu kuri icyo gihe ntago bayumvaga, cyangwa se nk'abantu wenda mu bihugu bimwe na bimwe ntago bayumva,
ariko nk'iyo ugeze inaha ngaha usanga nk'izo mvugo zimuriza abantu zihakangurira abantu kubyara abana benshi ari imvugo koko zifite agaciro gahambaye cyane, ndetse n'abatari abayisilamu baziha agaciro gahambaye cyane, bakavuga ati koko uyu muntu yari intumwa, ni gute yarebaga mu myaka izaza uburyo tuzaba dukeneye abantu. Niyo mpamvu ibihugu byani Buraya igihugu kiba gikomeye cyane, kikagira mu ruhame rw'ibindi bihugu ijambo rikomeye kubera umubare w'abaturage gifite. Niyo mpamvu hano i Buraya uko umubyeyi abyaye cyane ni nako bamuhemba, ni nako bamushima cyane. Niyo mpamvu rero nk'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwigisha abantu kubyara kenshi cyane. Iyo urebye nka mu bindi bihugu bifite amikoro makeya usanga population ahubwo ari ikibazo, ariko rero wagera mu bindi bihugu bya hano i Buraya ndetse no mu bihugu byano byateye imbere ugasanga ahubwo kubyara ari ikintu cyiza cyane. Nk'izo hadisi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam barazimiriza imbere. Nk'indi hadisi twavuga intumwa y'Imana yavuze ati umuntu uzabyara abana b'abakobwa babiri akabarera kugeza ubwo babashije kuba bakuru akabashyingira, uwo ngo azabona ijuru. Wenda nk'umuntu wenda nko ku gihe cy'intumwa y'Imana cyangwa se nk'umuntu wenda wibereye nko mu bihugu wenda biri mu nzira y'amajyambere, hasa abana babiri, umubyeyi arababyara ugasanga nk'umugabo n'umugore barikorera, n'abo bana rimwe na rimwe n'abayaya babarera, nta muruho uhari. Ariko nk'umubyeyi w'inaha i Buraya we urebye n'ibyago biri hanze n'ibishuko biri hanze, n'akazi gakomeye cyane gufata umwana ukamurera ukamukuza, aho ngaho ubona ko iyi mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam koko ifite agaciro. Umuntu wabyaye abana babiri bitewe n'uburyo abana biyandarika cyane bagata umurongo abana b'abakobwa ku myaka 15 16 ugasanga yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo urebye ko kugafata umwana wawe wa hano i Buraya ukamurera neza ukamukuza, uwo mwana koko ubona yuko azaguhesha ijuru ku bushobozi bw'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rero tuvuga duti rero bitewe n'ahantu abantu bari, bitewe n'uburyo isi igenda itera imbere, hari aho usanga amategeko y'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala yumvwa cyane kurusha ahandi. Hanyuma rero nkagira nti kurangiza iyi mukaddima cyangwa se uyu mwijoro w'isomo, ese buri muntu wese ashobora kuvuga ati njye mfite uburenganzira bwo kureba iyi aya bitewe n'aho ndi nkurikije logique yanjye ndayisobanukirwa gutya, kubera yuko batwigisha yuko bitewe n'uburyo duteye n'imiterere yacu naho turi dushobora kubyumva kimwe. Reka da, ntabwo ari buri muntu wese rero. Nk'uko twatangiye mu cyicaro cya mbere twavuze yuko ni abahanga b'inzobere, ni ukuvuga ngo basohotse muri akademi za fiqh z'ubuzobere mu mategeko y'idini, cyangwa se bakaba barasohotse mu mayuniversite runaka, cyangwa se bakaba bafite uburambe mu gusobanukirwa no gusobanura amahame ndetse n'inyigisho za Qur'an ndetse n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se bakaba bafite byibuza icyo twita tazkiya, ni ukuvuga ngo bafite ibyemezo by'abamenyi bagiye bavuga bati uyu muntu afite uburambe mu gusobanura, ni umuyimamu runaka, ni umumenyi runaka muri iyi domene iyi n'iyi. Ntabwo ari buri muntu wese rero kuvuga ngo njyewe ndagendera kuri Qur'ani, ngende no kuri logique, iyi aya ndayumva gutya wowe nawe urayumva gutya. Reka da, sino twaba tugiye mu byo twita akajagari. Niyo mpamvu rero nta n'umuganga ushobora kuvuga ati ndangije kwiga ngiye guhita ntangira kuvura, agomba kwemezwa agahabwa icyemezo cya akademi ya medicine. Kimwe n'umwavoka arangije amasomo, ntabwo biba bihagije kuvuga ngo ndangije amasomo ngiye guhita ntangira kwigisha, byibuza agomba guhabwa tazkiya, kuvuga ngo nka diplome ikemezwa nibyo twita baro y'abavoka, urugaga rw'abavoka, kugira ngo rwemere ko uyu muntu ashobora gukora. Sino tutabikoze gutyo twasanga duteye akajagari, tugateza n'ibibazo bikomeye cyane muri sosiyete. Naam, iki nanone twavugaho nanone ni kubyerekeranye wenda n'indimi abantu bavuga nk'ururimi rw'icyarabu. Ururimi rw'icyarabu cyane nanone rwagiye ruba impamvu cyane zo kugira ngo abamenyi batandukanye. Hari akademi nk'enye z'indimi z'icyarabu, hari akademi yo muri ya Kufa cyangwa se yo muri Iraq, hari akademi yo muri Hijaz mu bihugu bya Arabie Saoudite na Misiri ndetse n'ahandi. Izo akademi rero uburyo zagiye zumva nanone ururimi rw'icyarabu byatumaga mu gusobanura bimwe mu mategeko ya Kisilamu habaho ugutandukana kwinshi cyane. Twavuga wenda nk'ijambo bi, urumva Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala tubwira ati wamsahu biruusikum, muhanagure ku mitwe yanyu. Ijambo bi cyangwa se iyi nyuguti bi abamenyi bagiye babitandukana bitewe n'amashuri y'ururimi rw'icyarabu. Niyo mpamvu rero hagiye havaho amashuri akomeye cyane nko mu shuri rya Ahmad ibn Hanbal ndetse na Malik, baravuga ati umuntu wese ugiye gutawaza agomba guhanagura umutwe wose.
abandi batireka da bi bivuga ku mutwe, ni ukuvuga ngo igice cy'umutwe wahanagura kiba gihagije. Nko mu ishuri rya Abu Hanifa uhanaguye 1/4 cy'umutwe nta kibazo uba watawaje. Nko mu ishuri rya Shafi akavuga ati agace akariko kose ku mutwe wahanagura uri gutawaza, icyo gihe isuku yawe iba yemewe. Niyo mpamvu rero wowe nk'umuyisilamu ushobora kuvuga uti nk'ahantu ndi ushobora gusanga icyemezo cya Imam Malik na Imam Shafi gifite ingufu, nta kibazo ndi iwanjye, reka ntawaze mpanagura umutwe wose, imisatsi yose. Ariko ngiye nk'umukobwa wenda igihe nsohotse mu bantu, wenda nkaba natengutse iwuzu nataye isuku, nkaba ngiye gutawariza ahantu hari abantu, ntabwo nshobora gukoresha icyemezo cya Imam Shafi cyangwa se icyemezo cya Imam Ahmad kivuga guhanagura umutwe wose, ahubwo reka nkoresha cya Abu Hanifa, mfate intoki nzicengeje mu gitambaro cyanjye, hanyuma mpanagure agace k'umutwe. Ibyo biraba bihagije. Ni ukuvuga ngo rero ahantu uri wowe ushobora kureba ukavuga ati icyemezo ndabona aricyo gikwiye hano naho ndi, ndetse n'igihe ngezemo ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Ikindi twarangiriza wenda twavuga nk'uko uburyo Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala itubwira ati wa anna al-masajida lillahi, insengesho n'iz'Imana Nyagasani, cyangwa se ibice byubamira Imana bigomba kumabira Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Nko mu mashuri rero haravuga ati al-masajida ni ubwinshi bw'ijambo masjidi cyangwa se masjad. Masjidi bivuga urusengero, cyangwa masjid bivuga ibi bice by'umubiri dukoresha twubama, izuru, agahanga, amavi n'intoki. None se iyi aya icyo ishaka kuvuga ni ukuvuga ngo ibice dusenge dukubamisha Imana Nyagasani yabibujije ko byakubamira uwo ari we wese utari Imana. Ni ukuvuga ngo arabamenye bahitagenda kuri icyemezo bavuga bati rero mu by'ukuri ntabwo nshobora kubamira uwo ari we wese mu biremwa by'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala usibye Imana. Hari abandi bavuga bati ntabwo ari ibyo bice bivugwa, ahubwo ikivugwa ni insengero, bivuga yuko nta wundi muntu wagombye gusengera mu nsengesho z'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala usibye Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Aha rero ni isomo ryacu rya umwinjiro cyangwa se mukaddima w'isomo rya fiqh turishoreje, tuvuga buti rero ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala rizakurikizwa n'irindi risobanura ahkamu al-Islam, amategeko ya klasma y'amategeko ya Kiislamu. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Turangiza dusaba Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala tuyisaba ko yaduha imigisha, ndetse igana imigisha abumva iri somo, ndetse ikatuyobora kubyikunda kandi yishimira, ikazanaduhuza mu bwami bw'ijuru hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.